Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri personalité narcissique cyangwa se Narcissistic Personality Disorder mu rurimi rw'icyongereza. Iyi ndwara rero ni indwara yo mu mutwe, uyifite aba yumva ko ari umuntu udasanzwe, uyifite aba yumva ko abantu bamwitaho bidasanzwe, attention seekers, akaba ari umuntu ushaka icyubahiro kidasanzwe, admiration. Akaba ari umuntu ukunda kubeshya, wumva ko ahora ari mukuri, yakosa kandi akakumvisha uburyo ki ugukosa kwe ari wowe byaturutseho. Urugero, ashobora kuba ari umuntu mwashakanye wenda ukamufata aguca inyuma, wamufata akakumvisha ukuntu yabikoze kubera kutamwitayeho. Ushaka kumufata ari gusesagura umutungo w'urugo kandi wenda iwawe mwaburaye, akakumvisha ukuntu nta jambo ufite ryo kumutegeka uko acunga iby'urugo, kandi wenda yaranagutegetse kujya ukora agahembwa, ubundi akaba ari we ukoresha umutungo w'urugo uko abyumva. Umuntu uyifite akunda ko bamuha agaciro kadasanzwe, ko bamushimagiza, kandi we akunda gushyira abandi hasi akumva ko ntacyo bamaze. Umuntu uyifite rero akunda ntabwo yita ku marangamutima y'abandi, emotions and feelings, kandi kuri we akaba ari wa muntu ukunda kurakazwa n'ubusa, akaba ari umuntu ukunda kugaragara nk'umuntu wifitiye icyizere kidasanzwe, high self confidence, ariko icyo cyizere kikaba gihisha uko we aba yiyumva imbere muri we, low self esteem. Iyi ndwara rero itera ibibazo byinshi mu miryango, aho bigeraho ugasanga bivuyemo urwango rugenda ruhererekanywa mu bisekuruza kubera amakimbirane adashira mu muryango, akagera hakarenga ubushobozi n'ububasha bwo kwihanganirwa. Usanga ingo zirara zishya, bwacya zikazima, iyo umwe mu bashakanye ayifite atuma umuryango we uhera muri rwaserera zidashira, akaba intare mu rugo. Yagera mu rugo abana bagahungabana, umugore akaba igishushushungwe, kandi nyamara nyiri kurwara yagera hanze akaba agaragara nk'umuntu mwiza cyane muri sosiyete, ku buryo iyo umufasha we aramutse avuze ibimubaho mu rugo rwe ntawe ubyemera, kuko uwavuga hanze abagaragara ukundi. Iyi ndwara ikunda kwibasira igitsina gabo kuruta uko yibasira igitsina gore, kandi ikaba ishobora guterwa n'ukuntu umuntu aba yararezwe mu buto bwe. Iyo ari umuntu warezwe atotezwa, abwirwa amagambo mabi, adakunzwe, agahora yumva abamureze batamwitayeho, cyangwa se umwana wakuze ateteshwa cyane birenze urugero, bigatuma akura ahinduka umwibone. Iyo uyifite rero akomeza kubwirwa guhindura imyifatire kandi we atabona ko afite ikibazo, ubimubwira abavomera mu rutete, akaba ari no kwitesha umwanya n'agaciro, kuko bigeraho bikamera nk'amavuta ari ku muriro umennyemo amazi, hanyuma nyine uzi uko bigenda, y'amavuta ayacamutse agiyemo amazi. Bisaba ko nyir'ubwite amenya ko afite ikibazo, akaba ari we ufata intambwe ya mbere yo gushaka gukira iyo ndwara bidaturutse ku bandi. Iyo ushaka kwiha amahoro rero, umuntu nk'uwo uba ugomba kumukura mu buzima bwawe iyo bishoboka. Iyo ari ibintu bidashoboka, uba ugomba kumubanira uko ari, ukamwakira uko ari, ukamwemera uko ari, ariko ntabwo biba byoroshye. Ni umusaraba ukomeye, ni umusaraba utihanganirwa n'umuntu uwo ari we wese. Iyo unaniwe, ni wowe wifatira icyemezo cyo gushaka uko ubasha kwikura muri icyo kibazo. Ngayo nguko rero, iyo ndwara ni indwara izahaza abantu, ni indwara izahaza imiryango, ni indwara izahaza uburyo abantu babaho mu buzima bwa buri munsi. Niba ushaka kuyiga mu buryo birambuye, tugira amahirwe, iri ahantu hose, ushobora kubishaka kuri interinete, hanyuma ukabyiga, ukamenya uburyo ushobora kubanira umuntu wawe waba ufite icyo kibazo.
Murakoze rero, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi dukomeze dufatanye muri uru rugendo dushaka gukira ibikomere no gufashanya hagati yacu kugira ngo dukomeze twubake isi iri nziza. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibane namwe.